ariko se nje mani tumi indirimbo birenze zindirimbo bumva ari Kinyarwanda kumva urashaka gusobanuza yitwa Rubangura David. Welcome bro. cyakora uyu ararenze bro Kabisa welcome kabisa. ufite impano bro man ikintu nyine hari ukuntu reba umuntu kavuga uti yabisi yari muzi tu duhere inyuma Rubangura David ni muntu ki amazina ye yose nayahe yose nta na rimwe aciye ku ruhande kugeza ubu ngubu amazina ashoboka kuvuga ni Rubangura David kuko niyo nitwa so nshatse kwisobanura ndi umuhanzi nkora muzike ndi umu artist urimo kugerageza kuzamuka ukirwana n'iyo step so nta kindi gitangaje nakwivugaho mfite impano mfite byinshi byiza byo guha abanyarwanda I am just a full package. Okay, nkunze confidence zawe. Mano muniga ni full package. Nanje ndiwe najya mbivuga. Serious. Uzi gucuranga ibi bicurangisho? Ukuyemo saxophone n'ibindi tutazi. Piano, guitar, acoustic, bass, guitar, solo mo gakeya, ingoma. Yes. Ibyo nibyo byuma ashobora ni full package. Nisukorana gute nabo ba ntabwo gira gutyo gahunga ngo bro yo kiki ntabwo akagiye aho cyane kandi cyane ariko ubundi mu producer ikintu aba kurusha cya danger ni software. Wowe uzana umuziki ufite mu mutwe akagufasha kuwukura mu bwonko akawushyira ahumvikana tu. Rubangura afite imyaka ingahe? Afite imyaka 24. Wazutse ku itariki ukwezi ubose tubishyire hanze byose ntacyo bitwaye. Yewe rero ntago njye rwose nifuza kubeshya abantu banjye nta impamvu yo kugira ngo batamenya ibinyerekeyeho. Mvuka ku itariki 20 z'ukwa kane navutse mu gihugu kimwe 1998. Yego fantastic. Uvukira he? Mvukira ahantu Nyagatare. Izina ryaho bahita Cyabahanga. Ntabwo niba wabahanga haciye imyaka 2 n'igice ku makuru mfite atarasubirayo. Ntarasubira he Cyabahanga haciye imyaka yose mfite aho Cyabahanga se ubwo arahazi yibaze ntabaze ngize ukuri uvuye ryane navuye imyaka 7 uhita ujya Nyagatare ahitwa Barisha abantu Barisha herukayo urabasuje ndabasuje nawe Joshua mwari muturanye nawe baragusuje ese mani wamanje gukina filime ho wakinyeho ga filime yego wakinye mu filime filime yitwa iragiye yibuka kuko ni ya kera pe nakoranye n'umuntu bita Gasasira niba mu muzi cyangwa okay bahita Mahano iwacu Mahano wacu nyira yeah like that yibaze mani nakinye kera badusanze school badukoresha casting ndayikoma mitangiye magaye wize primaire secondaire kugira ngo tugende nize groupe scolaire Nyagatare guhera mu mbere secondaire gushyika mu gatatu secondaire guhera mu mbere primaire gushyika mu gatatu secondaire. Hari igihe abantu bajyaga bavuga ngo impano zose ni iz'i Kigali bagera ku mupira bagahita bimanukira muri Brazil yo mu Rwanda Rubavu bagera ku muziki bakavuga ni hafi hano ayidanye Mirambo numva bagahita kubwira nibijye kure kabisa biramanuka nko mu majyepfo bro urumwe mu bantu bakeya bashobora kuba baraturutse Nyagatare by'umwihariko muri music bakaba ari successful mu rugo bagufata gute? Okay ntago navuga ngo ni successful ariko ndi mu so far so good. Yes yeah I appreciate kabisa Imana irimo gukora muri minsi mu rugo rero baranshyigikira kuko kugeza igihe namenye ko nitwa David Rubangura kwimenya ukamenya kuri kwisi arabirimbye wararirimbye so ikintu banziho kuruta ibindi byose no muziki kumbona ngurimo rero ni ikintu kitabatangaza. Waririmbaga he? Muri korali cyaba we urumuri ubwo niyo muri ADPR se abadivantiste ari vivante kure cyane mu cyaro ahantu hari ishami rya vivante urazamuka natangiriye ndi umwana mutoya nabandi ho mu bitamo tubiti twiza cyane mu rugo hejuru hagashya okay abantu barabyumva abantu banyweye amata barabizi neza ni fresh ariko ubu ngubu ufite management
ko mfite person manager person private nkuko umuntu agira personal secretary cyane rwose ariko twe kuzimbuka ndagira ngo tubigemo ugiye muri korali ugiye muri secondaire se naho waririmbaga muri korali ngiye muri secondaire urumva nayo imaze gukuramo ubwo nayo naragiye mu macaci noneho aya ngaya ncuranga ndirimba muri worship team so nibyo nakoraga nabibagamo ku ishuri ntabwo nakunze kwivanga cyane kubera ko ntabwo nakundaga ku ishuri yego ntabwo nakundaga na gato so nakundaga mu rugo ni naho nisanzwe cyane pe so nakundaga kwisanzura ndi home cyangwa ndi mu buzima buri hanze y'ishuri. Ugeze hanze rero none se worship team yaje kuvamo secular music gute kugira ngo tuze guhita tuzamuka secular yaje te secular ni music nyine kandi na worship team ni music so narasohotse mfata impano ngo ni worshiping songs cyangwa se indirimbo ziramya Imana yego muri worship team bakoragaho music so navuyemo nsohoka hanze mu buzima bwo hanze nshaka akazi ndakabura ariko nsanga mfite impano ndavuga you know what aka ni akazi mfite ngendana mpita ntangira akazi ko gukoresha impano yo kuririmba nk'akazi bitari muri worship bitari by'idini na gato cyangwa gospel ntabwo irimo akazi nicyo ushatse kuvuga karimo ariko bisaba ni ukuvuga ngo ntabwo ubundi umuntu yagakwiye gukora gospel ateganya kubigira akazi kuko gospel ni gospel nyine nka gutyo bivugitse ni ubutumwa bwiza bukwiye kujya mu bantu uhereza abantu utagize ikintu basaba yego ukwiriye kuba ubikorera ubuntu kuko bwa mbere gospel ubyikorera kwanza kuko urimo kuramya Imana no gutangaza izo nkuru ukwiye gutangaza bidasabye ko bakwishyura ngo ubikore muri make bivuze ko abantu bari muri gospel rwose niba bashaka kwishyurwa baririmbe na secular bazaza babishyura maze babyite kubahesha umugisha ariko si ukwishyurwa ubitangiye gute rero kugira ngo twe tugeze kuri management nicyo Moses yarabajije bije bite kugira ngo mbisobanure neza ngiye mfite nyine manager wanjye bwite wihariye yitwa Cindy De Jong kabisa De Jong gutya so Cindy hari indirimbo hano yitwa Cindy uzayimuye ubwo ni wa wundi ariko utari umunyamahanga oya ni umunyamahanga utari umunyarwanda ni umunyamahanga ni umunyaholandikazi abantu se niba kwibeshya bati ni umufungo mwinshi ndabizira cyane buri munsi bikica kariyeri cyangwa bikayifasha bikayica bikayicumbagiza twasimbutse abantu turabasize tuvuze utari umunyarwanda abantu turabasize kubera ko ari umuntu ukumvise bwa mbere sibyo se Cindy De Jong ni umuntu ki mwahuye gute Cindy De Jong bwa mbere duhura twahuriye muri company yitwa Crowd One yari company ikorera kuri internet nari nabaye invited n'umuntu w'inshuti yanjye aravuga tuze kuza kuri Zoom meeting dufite meeting y'iyo company ibintu byo kugurisha imigabane bitcoin sinzi niba mubizi so narajoininze that day hanyuma mpuriramo nawe mbona arimo turangije meeting habayeho chilling gutya abantu nyine batarava kuri meeting ubona bakivuga batangira kuririmba rero nanjye urumva uzana kakita mbamanutsemo gutyo urumva ndirimbye uwo mugore arabikunda cyane kugeza ubwo yashatse contact zanjye inbox so dutangira kugambana gutyo muraganira wa musore murahuye muvuganye imishinga yiyemeza no kugufasha twaraganiriye arambwira ambaza inzozi mfite ambaza icyerekezo ntekereza kuba nshaka kujyamo ndakimubwira nabyo arabikunda hanyuma atekereza ko ashobora kumfasha muri icyo cyerekezo niko kuza rero dusinya contract ni umumama n'umukobwa urumva ko ni sawa cyane ubwo si wowe undi se mwajyanye mu kiganiro na Irene wowe uramuzi maze Irene ni muntu ki muri kariyeri yawe Irene ni umuntu ni founder niwe wa mbere washyize kuri kamera anyereka abantu aravuga ngo yitwa Rubangura David afite
ntabwo nabyibagirwa rwose dukubitana Moses barabyibuka n'amapiyano n'ibiki byinshi cyane hariya ndumva hari ahantu tweze gukubitana mu gihe nk'icyo ngicyo bro biriya bintu ujya wicara ukavuga ati reka njye kureba interview ya mbere nakoze ufite isoni nyinshi utareba muri kamera umeze ukuntu uririmba indirimbo bikanga okay ubundi interview zose nakoze cyangwa n'indirimbo zanjye biragora nyine kubireba tu biba ari byiza ariko kwireba nyine birakugora rwose ukajya wumva utazi ibyo ari byo byari bihereye kuri icyo kibazo warumbarije uvuga uti ese kuba ari umuzungukazi wo hanze ntabwo bituma abantu bumva ko ufite ifunguro rya danje ku buryo bashobora kuzajya baguca amafaranga menshi kuri buri kintu barabikora cyane cyane ko umuntu ushaka kugufasha tuba dushaka abantu nyine bakora ibintu byiza muri industry iyo umusanze rero abakubona nk'umuntu mutoya ugitangira aba anafite n'uburenganzira bwo kubaza information zimba ashaka iyo azikubajije rero ntuba ufite ibyo umubeshya ntabwo bamubwira ngo ndifasha ngo ugiye nyine ejo bundi abazabibona akagufata nk'umutekamutwe biba ngombwa ko umubwiza ukuri kw'igihari abo mukorana n'ukuntu mukorana iyo umubwiye rero akumvamo iryo jambo umuzungu akumvamo umuntu uba mu Buholandi akumvamo amayero ahita avuga ati uyu nguyu ni hejuru ni guhera mu bihumbi akagukubitira mu mavi rero ukamenya icyo gukora so uyifata mutese mvugisha ukuri ngewe ndagenda nkabwiza umuntu ukuri nkamubwira ngo nkeneye ikintu cyiza niyo wanyaka byinshi ariko ukampa ikintu cyiza kuko byinshi ngewe ntacyo biba bintwaye bibaye biboneka ko bihari cyangwa mbasha kubibona niyo byaba bimvuna kubibona ariko nkaba mbibona n'uwo mbihaye akampereza ikintu gihwanye nabyo undi ntacyo byakagombye kuba bintwaye David hari abahanzi ujya wegera bikanga nabo batekereza kugusaba ubushobozi bwinshi bansaba amafaranga ubu ni kesi ndiho kuko ndimo gushaka ko nyuma y'iyi ndirimbo inana nshobora kugerageza gukora collabo cyangwa collabo n'abantu umuntu umaze kugira public iri hejuru so ntabwo iyi challenge ngifite neza ku buryo navuga ngo hari umuntu na approachinze arambwira ati amafaranga menshi so niyo step igezweho nzagaruka mbabwira uko byagenze ugiye no kuba approaching urebe neza ko bataya kwaka oya ntabwo ari ukuvuga ko ngiye kureba ko batayanyika ngiye gushaka collabo uribuka ko umuvandimwe ari umuntu wa mbere wavuze ngo yabonye ngo Bruce Melody ngo muri Barabas musubiza inyuma ako kantu iyo nkuru hari ukuntu iyo nkuru nayo havuga ati sendero reka ni wewe mbere y'abantu bose none se bro wowe wari ugiye gusuhuza Bruce Melody yego nk'umuntu ubona ko nyine uri umuntu ufatanye sune naga kandi ari umustar cyane rwose nawe ari umustar ntabwo nari umustar yego tubwira uburyo byagenze ubu okay twari tugiye muri Kisama Award yego niba ntibeshye so nari ndi kumwe na gang ya MIE yego bari bambwiye ko dushobora kujyana kuko biriya ni ibintu biba bireba umuhanzi iyo ugiyeyo bari sawa so tujyayo turimo twinjira Bruce Melody yari yicaye mu muryango w'imodoka ye Barabas umuriro so ndatambuka njye kumusuhuza tu numvaga muri gang twari turi kumwe tu bari bose bari bahagaze aho ngaho nta n'urutambwe rumwe kurutera ugahita uhereza ukuboko Bruce Melody so nararumuhaye naratambutse muhereza ukuboko ariko hari umubouncer hariya witwa nde mubi cyane nahise ndebera mu kwaha kwa mubisasa wakubitaho ikiboko ugahita ubura ahantu ucikira ariko ntabwo mbifata nk'ikintu cya danje kuko Bruce Melody ntabwo anzi ntabwo yaranzi niba yego aranzi na mbere ntekereza ko yaranzi ariko adahita arikoganizinga uwo muntu ku kanya noneho bansubiza inyuma ariko arabibona ahita avuga ati reka umuja amasuhuze so ndamusuhuza ndakomeza uhava wiyumvishe gute mu mutima wumvaga umeze gute wumvaga wasebye wababaye cyangwa wumvaga nyine ntabiri ntabwo tujye tuvugisha ukuri hari ukuntu uhita wumva akantu n'iki kavuga ati kanari bigahita kaza ariko ukabona byumva ko ariko byagakwiye kuba bigenda kuko niba umuntu ari umusitari umutanganye izina hanahe
nta atakuzi n'abari aho bose batabasha kukumenya niba mubi cyane ataranze yarakwiriye gukora akazi ke kurinda ubusugire bwa sebo nibyo mu kanya watubwiye kuko Emirene niwe wakweretse abanyarwanda byagenze gute kugira ngo indirimbo hari iyo wari washyize kuri channel ye uyu munsi ukiri wawe byagenze gute? Okay, bwa mbere dusohora indirimbo Contigo niyo ya mbere nashyize hanze. Yaramfashije dukora channel dushyiraho, hanyuma mukora channel yawe cyangwa yanjye dukora iyanjye dushyiraho Contigo. Hanyuma tumaze kuyishyiraho dukoze indirimbo ya kabiri tugira igitekerezo. Turavuga ko MIE ari platform iri ku rwego rwo hejuru. Tuyishyizeho ingoma ntibyafasha David Rubangura kugaininga public. Noneho wenda niba ari n'uwahindura agashyira kuri channel ye leta inyuma ntacyo byaba bitwaye kuko yaba yamaze kugira abantu kuva kuri MIE. So nicyo twabikoreye kugira ngo selection tuyishyire kuri MIE channel. Byaranze se cyangwa byabyamusaruro? Ntabwo kuri jewe byarakoze kuko selection n'indirimbo abantu bamenye nubwo atari ku rwego umuntu aba byifuzaho ariko mu by'ukuri iba yarakoze. Ntabwo yarebwe cyane selection kugeza ubu imaze kurebwa n'abarenga 80,000 ku rubuga kuri channel ya MIE. Okay. Channel yawe ya mbere yabaye iki? Kubera iki inana iri kuri channel itandukanye niyo washyizeho Contigo? Oya, nusacinga muri YouTube ntabwo uzigera wongera kubona Contigo. Kubera iki? Kubera ko Contigo atari igihangano cyanjye mu buryo bwa YouTube. Cyanditse ni cya Murinda Habigire. Yes. Kwa copyright ya Contigo na copyright ya selection owner ni himself Irene. None kubera iki dahari? Nagiye gutangira iyo channel biba ngombwa okay, iriya channel yari iriho Contigo yari yanjye then arayiguza amafaranga. Yitwa kundi usanga agacano kakiri gatoya ukakafata. So ngiye gushyiraho inana nsanga ntabwo nari nara concentrate neza ko ngiye nta n'ibintu bya social media nabyumvaga neza. Gusa ubu ngubu mfite team ifasha ibintu byose. So turebye dusanga Contigo iri owned n'undi muntu. Bobara abantu twe turi kumwe baravuga bati ese ni gute ushobora kugumisha igihangano kitari cyawe kuri channel yawe? Anytime umuntu ashaka kubigira ibibazo ashobora kubitagubisa koma cyane. So ntabwo ari kuvuga ko Irene yakora icyo kintu ariko mu buryo bwo kwirinda buri kintu icyo aricyo cyose gishobora kunkoma mu nkokora nahise mfata icyemezo cyo kubikuraho. Maze iyo niyo option nziza kuri wowe. Mase mwakoranye gute kutamubwiye wenda agashyire kuri channel ye kuki kandi afite iyo ownership yose kuki mutaganiriye ngo yamuhaye uploading? Okay, rero Irene amaze kumfasha ibyo yamfashije byose yamfashije ibishoboka. Irene ni umuntu ugira responsibilities nyinshi. Cya mbere afite abahanzi babiri amanaginga, afite MIE ifite ibikorwa byinshi agomba kwitaho n'ibindi bintu byinshi abantu babatazi nyine by'umuntu ku giti cye. Byabaye ngombwa rero ko uyu mwana yafashaga gufasha kuko ntabwo yigeze aba manager cyangwa exactly. So yahise ambwira ati noneho wakambakambaga ubu ushobora gutangira kwiga kugenda. Genda ugerageze, I'll be there to support you. Nzajya ngerageza kugira inama aho zikeneye ndahari. I'll be there to support you. Kandi yari ahari kuki utamwegera nyine ngo ubwire niyo mpamvu nicyo yarabajije? Okay, ntabwo nigeze mwegera kuko ntabwo icyo gihe namubonye pe. Na n'ubu ntabwo urabitekereza? Turayifite na Irene ntekereza ko ayifite kuko indirimbo zanjye arazifite. Yarazibitse kabisa. So anytime yaranabibonye ko kuri channel nayisibye aranabise kisibye. So niba atarifuje kongera kuya-uploadinga kuri channel ye cyangwa ahandi hantu iyo ubona umwanzuro we yafashe to kuko nta gikorwa kigaragara cyari gihari. Ariko nakoze Contigo bingira umuhanzi hanyuma ngira n'Imana wenda ntago kwa kundi twebwe muri iyi minsi dusigaye tujudginga uburemere bw'umuhanzi turebeye kuri YouTube. Niko abantu basigaye babikora cyane. Waba n'umuntu yahitinze million views kuri YouTube ugahita uvuga uti bimeze neza ariko ko biba bimeze neza ariko
indirimbo Contigo abantu benshi barayimenye pe yego hirya hino nagiye mbona feedback abantu bagaragaza ko bayikunze kandi bayibonye noneho nanjye rero numva biranshimishije ikintu kiba icyo ni nka motivation biguhereza ihita gusunika noneho kuvuga uti okay niba iki gishoboka reka nkore selection yego selection zite imeze okay kiretse hari sample twakoze imeze nk'iyo hanyuma nari nayikoranye na Santana ariko noneho Santana aza kugira amaprojet menshi cyane kandi iri mu gihe cyo gusohora indirimbo so arambwira ati okay mwayitwara kwa element kubera ko nshobora kutabona umwanya wo kuyirangiza so neza tu mpita numva ndarikunze nka suggestion element namubwira nti reba kano kantu bibaza tuyise gutya ahita avuga ati ibyo bintu ni fresh cyane ahita avuga ati tukanagemo ahubwo ujye kuri microphone ikinyaportugese sirakizi reka kandi agastori wakumvise papa nuko guguringa gusa nta kandi kajambo nakamwe ko gugu ye gukare umuti ni ngo ibaze wanditse with you muri noza translation za hasi irimo kuvuga irindi jambo hanyuma riza ari ryiza tu numvise umukobwa wa wundi ujye bivuga numva bivuze neza numva mbashije no kubisubiramo ndavuga reka mbikoma abanyarwanda nabo babe wa mukobwa wa Uncle Google bivuga neza selection zite selection nayo ni vibe turi muri studio ngewe na Santana yego buriya ngewe na Santana dukunda kugira vibe iteye ubwoba kabisa nziza iduhuza tukumva ko duhuye neza so twarayikoze turayirangiza hacamo iminsi dusubirayo na Bosco turayumva noneho ko tugenda tuyikora hari ukuntu amagambo yinagamo hakagira ijambo wumva rikwiye kuba rigaruka kenshi noneho hari amagambo muri selection muyumvise hari amagambo menshi agarukamo ku buryo buri jambo ryaba izina ry'indirimbo ariko noneho dutekereza kuri selection twumva ni ifite logic isa nkaho abantu bakumva mu buryo buboroheye uti selection selection ushaka gusobanura iki kugira ngo abantu babyumve neza okay ni ukuvuga wenda tuvuge Joshua ufite ntacyo uvuga Moses we tuvuge tuti wenda ufite umukunzi sibyo yego uzi ko hari abandi ba David ba Rubangura bicaye nabo bamushyize ku Kariste baramuselectinze avuga turiya kabisa kuri target kidogo wowe uzahumbya rimwe isaso kugeza ubwo bro rero tumansoka muri rero bahita bazamura selection yibature ubabwira uti bro kabisa ubwire umudada wa first of all uti kwa mutwe tuniga tukoresha ibintu by'ibikwe urabizi ko abaniga bose ngiye bashaka gufatisha umuntu babanza kumubwira ko igikwe ari vuba kitagira gahunda kabisa noneho icyo nta gahunda cyo kirafite so ni umunaba ndetse nawe niba arimo kwimubu yewe wowe ndagusoje cyane cyangane amahirwe dushima nuko yatari televiziyo kugeza nuko ifite vision niwe nuko rero ugira gute ngo inana si yaje hano iyi ngiyo ni hatari kabisa nawe twari turi muri studio gutyo urumva ako nta gitekerezo cya New Bosco kirimo ariko indirimbo zanyu zose hakunze kuba harimo ibitekerezo bya New Bosco iyo nyine tutari kumwe nizo nkeya uko ari indirimbo ebyiri za mbere nko kuri Contigo abantu baravuze ati rwose David Rubangura asubire muri gospel izo comment warazibonye nanjye na mujisho ryawe niko nabibona selection izisa nk'ihindura ibintu kuntu na video yayo irimo ubuntu bwinshi ufite ukuntu umeze ukuntu noneho iyitwa inana iza ikoze muri ya style y'uwitwa niyo nawe ajya akora muri izindi zimeze nk'uko nguko nyine bya bitekerezo byungikanye hafashe cya selection yakiyongeraho cya New Bosco bumva biza bikomeye ukuntu noneho ntekereza ko umuntu ushobora kukubwira ngo subira muri gospel ushobora kuba yaba yibeshye
byaje bite kugira ngo aya magambo akomeye Moses ataramenya njyewe kugeza ubu keretse iyi ndirimbo muyinsobanurira ngaho dusobanuriye indirimbo ko hari abantu benshi bameze nka Moses. iyi ndirimbo iroroshye kuyumva rega bro. iyi ndirimbo isanzwe ifite amagambo yoroshye cyane akapera gato tukayungurura neza. ndakurahira be uraza kujya kure kandi heza gute ndatuma unyurwa mbere kodi I'm too red of your body. What the hell I'm feeling, oh. I don't mind if you take my car on. Sending I am a nigga. Agukunda ari kumeza. Yamara kuga agahita guhararuka. Jewe ndakubungabunga. Free time no mu kibuga. You desimi sinagusika na nyuma ya match mba nyigushakayo. ngadusobanurira ko uwo mukobwa se kina football ikintu numvise muri kimwe ama key points hari amagambo bahita kuvuga ngo ni hariya bincangira rero oya mani dusobanurira ndabasobanurira nta kibazo nakanavu reka dusoze turimo kwihuta cyane ngo yamanika ngakunda ngo muri ku meza kandi niwe mbwira no ese kuko watubwiye igitekerezo cy'indirimbo igitekerezo cy'indirimbo ni ukubwira umukobwa amagambo meza tu mubwira ngo nanakoropa byagenze mwana njyewe nica bugufi nitunashaka reka nkutekere karoti gukoropera no mu nzu nabyo birimo avuga imana karoti nyine ndimo kumubwira ko turi mu gikoni urumva turimo turwanira karoti urumva nkamubwira nta kibazo ufata n'iyanjye ntacyo mu cyongereza ufite ukuntu bakavuze I don't mind if you take my karoti okay reka twakire telefone nk'abiri cyangwa atatu dusoze kubera ko iminota irimo kugenda yiruka ndabona amasaha yanadufasha ariko n'ubwose twakire telefone nka zingahe twongereho nk'iminota nk'itatu ubundi dusoze ubundi tujye kuryama Rubangura mu kanya arajya gukora worship mu rusengero hano karame tumeze neza cyane reka da nawe urubarije